Yesu nashimwe, amahoro y'Imana bane namwe. Turasubije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Nazareti. Imana yabanye natwe, iraturinda, iratugota, twarayibonye. Uri mu Rwanda, uri hanze, urankurikiye kuri Subizwa TV. Imana iguha umugisha. Kandi abakurikira ibi biganiro Imana ibagirire neza rwose. Icyo mbasabye ni inkunga yanyu yo kuntera mukurikira ijambo ry'Imana, mwumva n'icyo Imana ivuze ku buzima bwanyu bwa buri munsi. Kandi uzajya umpamagara mbaze bimeze bite. Yesu nashimwe, nzajya ngusubiza turebe icyo dukora ku buzima bwe bwa buri munsi, kuko Imana yaduhamagaye niyo kwizerwa kandi tuye muri twe kandi iracyakora. Imana ibaha umugisha. Aya masaha kuri Subizwa TV tugarutseho, turashaka kuvuga ku buhamya. Aya masaha Imana yaduhaye, twatumiye umukozi w'Imana cyangwa umwana w'Imana. Nibyo nkunda cyane, kuba umwana w'Imana nibyo nkunda cyane. We amazina yanjye yo murayazi, ni Nsengiyumva Jacques Claude, ndi mu Rwanda. Imana ibaha umugisha. Nsengera muri ADPR. Imana ibaha umugisha. Munsi ya Convention Center niho nkora umurimo w'Imana. Imana ibagirire neza. Dusenga kuwa kane, turasenga kuwa gatandatu no ku cyumweru. Imana ibagirire neza. Rero aya masaha tugiye kubaha ubuhamya bw'iby'Imana yagiye ikora. Twatumiye umukozi w'Imana, reka ze abaha ubuhamya. Turagaruka mu kanya. Imana ibaha umugisha. Amina. Nishimwe, turagarutse rero, twabwiye ko turugaruke mu kanya. Turagarutse, umukozi w'Imana arahageze, agiye kwivuga amazina. Uraho neza? Muraho neza. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Umeze ute? Meze neza. Urakomeye? Ndakomeye, ndashimye. Kuri Subizwa TV baragukurikiye, baragukurikiye hariya. Barashaka kumva ubuhamya bw'iby'Imana yakoze ku buzima bwawe. Uzajye ubareba hari imbere, baragukurikiye, baba bakureba. Hari abakobwa bagukurikiye, hari abagabo bagukurikiye, hari abasaza, hari abakecuru bagukurikiye, hari abari mu Rwanda, hari abari hanze bakunda ubuhamya cyane cyane. Bagiye kumva iby'Imana yakoze ku buzima bwawe, naho yagukuye, naho kugejeje. Ni karibu, turakwakiye. Vuga amazina yawe, vuga ahantu usengera, twakire mu izina rya Yesu. Karibu. Murakoze kunyakira cyane. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Amina. Amazina nayingeneye Clementina. Yego. Ndi umumama w'umwana umwe. Uri umumama w'umwana umwe. Nkunda Imana n'abantu bayo, kuko nabonye imirimo y'Imana no gukora kw'Imana no kubera kw'Imana. Imiryango yakujugunya itakunze, Imana iragukunda. Iyo mbyibutse ndavuga ngo Imana yanjye ni yamama. Haleluya. Kuko hari ibyo yakoze mama batari gukora. Niyo mpamvu nanjye nje kuvuga aho Imana ikura naho igeze umuntu. Aho Imana ikura naho igeze umuntu. Ngo tubwire aho yagukuye. Imana aho yankuye, ababyeyi bose. Ababyeyi bose urabafite? Papa wanjye yitwa Tegekimana Dionise, mama wanjye yitwa Mukamabano Delphine. Abo bose urabafite? Ndabafite mu bana 13. Haleluya. Turiho turi 8, abahungu 5 n'abakobwa 3. Navukiye mu muryango kwa Habiyambere Christopher na Mukarurinda Saverina, muryango uterekera, umuryango ubandwa. Badukorera ibintu byo kwigirizaho nkana. Uwize menshi yize 6, nge nta mashuri ngira. Uwize menshi yize amashuri 6? Amashuri 6 ni musaza wanjye nkurikira. Nge ndi umwana wa 2, ngo navutse mama yahukanye simbizi. Ariko nshima Imana ko ibyo bigirwamana bitangizeho ububasha. Baraterekeraga nyogokuru na papa, ariko umukuru wari ubihagarariye ni nyogokuru. Agafata iwacu mu nzu, agashyira mu nzu y'ibyatsi inyama z'ihene, bakazishyira ku mbehe z'ihene, bagashyira inyuma y'amashyiga, barangiza bagafata urwagwa bakaduha. Ibyo nibyo bakoraga? Ibyo bakoraga. Twabasuhuza mu gitondo ngo twariye ihene, ari nyogokuru. Nkurana igishyika cyo kuvuga ngo mwabasuhuza. Nyogokuru akavuga ngo twariye ihene, kuko mu rugo rwabo ntibaryaga ihene. Mbikurana mvuga ngo mbese ibi bintu batajyana kwa data wacu no kwa mama wacu bimeze bite? Numva mbona ni ikintu cy'icyangiro kituriho, twibye, twabuze amashuri, turwaye shishikara, ariko ngikurana mu mutima. Ugikurana mu mutima? Maze kugikurana mu mutima wanjye. None se basenga ibyo bigirwamana kuki nta bwenge byatangaga? Byagendaga barabagatulika, bazindukiraga mu gitondo ngo bari ugushengerera. Wenda we yabikoraga zika ari kutuvura, ariko aho maze gusobanukirwa batumurikiraga ibigirwamana byabo. Maze gukura rero, nza kubaza amasenge inzira yo mu bapfumu. Ubaza amasenge inzira yo mu bapfumu? Mpfushije umugabo twabyaranye. Umugabo wawe yarapfuye? Noneho masenge arambwira ngo ntushobora
kubona amafaranga utagiye mu bapfumu, ugenda ubaze nyogokuru wawe. Ntushobora kubona amafaranga utagiye mu bapfumu. Niyo nama yakugiriye. Niyo nama yangiriye. Ndavuga ati ubwo ari masenge angiriye neza. Yitwa Niziya, irindi zina rye singibuka. Ndangije mbaza nyogokuru. Iyo nama se wayumvise ute? Nayumvishije neza kuba ari masenge akanampuza na nyogokuru. Ndangije ngenda mbibwira nyogokuru, anjyana ku mupfumu, ampa umuti, awushyira mu biganza byanjye, arangije arambwira ngo nta kintu uzabona. Akoresha imvugo ntazi. Niba ari arangije aravuga ngo nyoko busa. Ashaka kumbwira ngo mabukwe ni igisambo, ariko akoresha ngo nyoko busa. Yakoresha ijambo ngo nyoko busa. Nyoko busa ntago njya nibagiwe. Ashaka kuvuga ngo ni igisambo. Ni igisambo. Ubwo niko yaravuze ngo nyoko busa, ubwo yavuze ngo ni igisambo. Ni igisambo. Arambwira ati nta kintu uzabona, nubona menshi uzabona 50,000. Wowe abari kwavuga koko niko byagenze. Mabukwe niwe wadekaraye umugabo yapfuye, amafaranga barayamuha 50,000. Duherukana dushyingura umwana i Kanombe, umwana afite umwaka n'amezi 2. Numva ngo abibujumbura, ibyo simbizi n'ibinandeba. Ndangije nyogokuru ahita abaza uwo mupfumu ngo mbese ngo ndebera muzehe wanjye uko ameze. Nge sogokuru niba muzi simbizi, ariko nzi ko nabyirutse nawe mbona. Umupfumu aramubwira ngo ameze neza. Uwo nyogokuru Mukarunda Saverina nawe yitabye Imana, yatashye yaratuye Yesu n'umwami n'umukiza, yarakijijwe, yaramenye Imana. Imana ishimwe, yatashye yaramenye Imana atakiraguza. Ubwo igihe kiragera wa mupfumu aza kumvumbura, ndamubaza ngo niki gituma papa atabana na mama. Aho wari utangiye kujya mu bapfumu? Aho nari ngiri ko umukecuru amaze gupfa wagiye mu bapfumu? Ngewe ubwanjye ataranapfa nagiyeyo, nashatse abanjye. Mbere bakurangiye masenge kurangiye kujya mu bapfumu. Nyogokuru twarajyanye, tujyana ko nyogokuru none mufata urugendo mujya mu bapfumu. Tujyanayo. None ababyeyi bari bahari. None nawe utangira kwishakira abapfumu bawe ku giti cyawe. Ku giti cyanjye. Utangira kuba nese we wajyanaga iki, wajyaga kubaza gute urushaka iki? Najyanaga amafaranga, nabonaga nta terambere riri mu rugo, nabonaga nta bwenge, nabonaga ari amakimbirane ari induru za buri munsi zitarangira. Noneho ndavuga ngo nanjye ibi bintu bitanga amahoro, reka nshaka ibyo wacu mu rugo. Nuko nabigiyemo. Nawe utangira iwanyu bajyaga mu bapfumu, nawe utangira kuvuga ngo reka ngende ngiye gushaka abapfumu turebe ko twabona amahoro mu rugo. Umaze kugenda byagenze gutaho? Maze kugenda nagumye ko mupfumu wa nyogokuru, ndamubaza ngo nshaka kumenya impamvu papa bukwe na mama wanjye bukwe. Arambwira ngo ibyo bizwi na nyoko, ngo nyoko nabishaka papa wawe azagaruka. Ariko uwo mupfumu dupfa yuko ibyo yambwiye gukora ntabikoze. Mwapfuye cyaho ngaho? Icyo twapfuye yarambwiye ngo nigene nshaka umuti bita umucyuro. Umuti ng'umucyuro? Bita umucyuro. Wari uzi se? Ntago nkuzi. Nshaka inyama, nshake n'inzoga. Izo nyama se niziki? Ntago mbizi, ndagusobanurira ngo nimara kubizana ngo mbishyire nyogokuru, amcyurire umugabo wanjye, anyurire n'amasenge wapfuye atabonye umugabo. Arangije azagucyurira umugabo wawe. Yarahari aho ngaho se? Yari yarapfuye. Narangiza cyure n'amasenge wapfuye atabonye umugabo. Kubacyura nuko bajyana he? Nukubaterekera bahamagara kugira ngo ninongera gushaka ntazapfakara. None bari barapfuye? Bo barapfuye. None iryo jambo kubacyura nukubagarura? Nukubagarura. None mu kubagarura umugabo yari kuzajya ampamagara havuga ngo nge ntago ndi umugore, ndi umuja, umugore ni sikoro. Noneho umugabo ntabwo uri umugore, ndi umuja, umugore ni sikoro. Umugore ni sikoro kuko yarapfuye. Kuko yarapfuye. None iryo jambo se kuki warivugaga gutyo no kugira ngo bigende gute? Ntago mbizi, ndagusobanurira. Noneho nyuma umugabo yampamagara, niba avuze ngo senge yumva bimeze bite, ngahita mvuga ni hoya mu mutima ntago uri senge yumva, umugabo nuri mu benshi Edris. Ubwo urumva ni intumbe ebyiri mpamagaye. Uri guhamagara abantu bapfuye. Birangije bigeze aho bikojeje mama wanjye. Mama wanjye arabyanga. Mama warabyanga? Mama wanjye abyanze, ndavuga ati none wavuye mu bapfumu uza kubibwira nde mama wawe? Nagishije inama umubyeyi. Umubyeyi arabyanga. Bajyaga mu bapfumu mahari?
mama ndamufite ndamukunda cyane ndamukunda yajyaga asenga cyane n'ubu aracyasenga ndangije rero gutyo mama byanze ndavuga ati ibintu mama yanze nta ngufu birimo ngisha inama ahantu twahingaga kera umudamu arambwira ati ibyo bintu nibibaho nibishoboka ati uko uzajya uryama uzajya ubona umugabo wawe uko uryamye ubone sikora uruhande rwawe ati ubwo ni ukuvuga ngo uzabatunga igihe cyose kandi barapfuye ako kantu rero mpita ngakuramo nicyo nashwaniyemo na nyogokuru ariko icyo mpamya turashwana kuko ntabikurikije kuko yakugiraga inama yo kujya mu bapfumu uhura n'undi muntu akugira inama ko abo bantu nubahamagara bazajya bakwitaba none ukaba uri hagati yabo birangira rero ibyo mbiretse natungaga amafaranga akagenda ngatunga amafaranga akagenda nyuma nza kubaza undi mugore twacuruzanyaga imuhanga yitwa mama Derisi andangira undi mupfumu akurangira undi mupfumu nabwo ujyayo nagiyeyo bandangiye babiri bandangira wabaga muri gereza watangaga amafaranga narayatangaga 1000 cyatanu 300 nayo barayafata se nuko barayafata 300 ni cyatanu icyangoraga na transport yo gutega gusa ngo bandagiye muri gereza Muhanga aca 80 bikubise musaza wanjye arambwira ati yazane nyariki ngo nakoraga mu kabari arambwira ngo yazane nyariki birangije rero ya mafaranga nago nayatanze nakurikiye wa mama wundi tujya ahantu bita mu Musasa mu Kabacuzi muri Buringa hirya iyo ngiyo mpasanga umupfumu bitaga Dusabe yarandagurira nasanze uwo munsi atakoze umuti turavugana bunzanira igitarama ntago na veba imbaraga z'Imana zirakora ziruti za Satani kubera Imana nakoreraga nari ndimo izo mbaraga zarakoze aho ngaho uwo muti ugikora aya masaha tuvugana n'uwo muti wayisukizwa byagenze gute ntago nakijijwe ntago wakijijwe ntago nigeze nkizwa nari umupagani Imana se warayumvaga narayumvaga uyizi se narabyaye ntwite nibo bansengeye ndabyara nasengewe na niyo mwungeri Constante ariko ukajya mu bapfumu nkajya mu bapfumu nari umugaturika ibyo ntabwo byandebaga numvaga kariyo si wumva gutagomba gusenga numvaga kariyo si nyine ndakuramutsa Mariya na Dawuri mu ijuru ariyo Mana ariko uwo mupfumu ukajya no mu bapfumu cyane ugasenga ukajya no mu bapfumu cyane ariko uwo mupfumu mugezeho ambera rurangiza nimba ndi buterura 200 narabiteruraga nimba mpaye umuti wo kwisiga ntugaruke ngo ntware byaremeraga nimba mama yahinze ntasarure nateraga mu murima bikemera ariko mama arabirambirwa arabihaga mama wawe ageraho arabirambirwa arabihaga nawe atangira kwanga abapfumu arabanga kuko yari umurokore usengera kwa niyo mwungeri kwa Constante muri Restoration Church bita Goshen World Church ariko arabirambirwa amaze kubirambirwa ngumana nawe mupfumu wanje nza guhura n'ikibazo bangongera umuntu arataha amaze gutaha bakugongera umuntu bamugonze gute umutware yari yagiye gushaka rasiyo yo kurya baramugonga ari umumotari abarapfuye warabanaga nawe narabanaga toya ntabwo twabanaga nawe twari twaratandukanye mwe mwaratandukanye cyane ariko twarasezeranye mu mategeko mbere y'Imana ntabwo twasezeranye bamugonza atashye ndagumya nyine ndiraguriza ukomeza abapfumu ndabakomeza nabwo ni wakizwa nabwo sinakizwa ndagumya ndaraguza uko bikampira ariko ntibyampaye garane ntibyampaye n'amahoro ndangije umupfumu nose wavaga yuko abona amahoro cyane nimba ari ukuryama nanyweye inzoga nararyamaga nimba ari amafaranga napanze kukwiba narayibaga bikemera nimba ari igitendo runaka cy'ubugome runaka narabikoraga bikemera icyo nemera cyo nuko Imana yabindindiyemo sinkomerekeremo sincika akaguru muri 149 aravuga ngo nge nari umugome nuko ima Yesu nanjye nari umugome nuko ima Yesu haleluya izo ni imbaraga z'Imana ntago ari imbaraga zo zirgiza abapfumu
igihe kigeze wa mupfumu mbura amahoro, mfite amafaranga, imasoro imudende, ndacuruza bikemera, icyo ncuruje bikemera, icyo ntegetse bikemera. Igihe kimwe kigeze ndamuhamagara ngo ndagurira, kuko twarahamagaraga kuri telefone. mwari mumarangiye kingana iki? imyaka 7 ujya mu bapfumu. Njya mu bapfumu, umuryango ntiwari ubizi, abavandimwe ntibari babizi, babyumvaga gutyo kuri komedi. Igihe kigeze rero umupfumu wampa ijambo rikomeye cyane ryo muri Yobu 28. No, mbwira aho hantu cyane cyane umupfumu yaguhaye ijambo kandi aragurase. Naramuhamagaye byanze, ndamubwira ngo nkorera bya bindi byanjye. Ubundi kumuhamagara ni nko kumubwira ati nsunikire, uko yabikoraga n'ibindeba. Waramuhamagaraga akabigenza gute? Yarampamagaraga akandebera nyine, akanterera inzuzi, akambwira ati bimeze gutya na gutya na gutya, twakwemereye umuti turawukuzanira cyangwa se ibindi turabyikorera. Ibyo ntabwo byandebaga, nabaga narangije ibyanjye. Arangije ambwira ijambo rikomeye, arambwira ati sinkibikora ibyo bintu, sinkiraguru. Arambwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Avuga iryo jambo cyane ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Mumaranye imyaka 7. Imyaka 7. Ndavuga nti nshobora kuba nasaze, koresha indi telefoni yundi. Arambwira ngo niba ushaka kwakira Yesu n'umwami n'umukiza, uze ngusengere. Uwo mupfumu ngo nimba ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza ngusengere. Ndavuga ati uyu mugabo wapi? Ndongera nkoresha indi telefoni, nigiraga bajyaga bajyayo simubwire rya zina. Arambwira ngo tera intambwe, Yesu aratera 99 gusanga. Atangira kukubwiriza, kumbwiriza. Ndavuga ati amazi yahinduye isura. Haleluya. Amina. Maze kubona amazi yahinduye isura, nayobotse kanyarira. Wewe wahise ubyumva uti? Narabyumvishe cyane. Uhita uyoboka kanyarira? Nabyumvishe cyane, kuko umugabo banjye bagonze, njya kumushaka, Imana yari yambwiye ngo no. Imaze kumpakanira ngenda kubw'imbaraga zanjye n'igitugu cyanjye, njya kureba ya Mana yambujije umugabo, kaba nawe mushyinguye nawe uhari. Ngeze Imana imbwirira neza, irambwira ati ndi Uwiteka ninyukuzanye. Imana iravuga se? Iravuga pe, iravuga. Abantu bagukurikiye kuri Subizwa TV, wababwira Imana kivuga kandi gakora? Imana iravuga kandi gakora kandi gasohoza kandi karinda ijambo, kuko nagiye nyibona na 2012 ndayibona. Inkiza gereza ya burundu, igukiza gereza ya burundu kubw'umutekano cyangwa kubw'iminsi. Ntabwo nasobanuriye gereza ya burundu, ariko abankurikiye hari igihe cyabaho cyo kuvuga ngo indaya zirimo zirapfa mu buryo butunguranye. Wababwira bariya bantu bajya mu bapfumu, kuko iyo kesi yo gupfa, yo gufungwa na gereza no mu bapfumu nta mahoro, nta munezero. Kuko nabonye Imana ica no muri padiri bitanda cyariho dogita w'abana, ajya akunda kuvura, agafasha abantu barembye, akabaha imiti. Arangije arambwira ngo madango ngiye kukubwira amagambo 2, ngo umbabarire n'iyi Imana yawe imbabarire, ngo nutinjira mu Mana ngo usenge uzaba umusazi ku gasozi. Amafeneri ganywa amezi 6 ntarasinzira, amanywa nijoro byose ari bimwe, ndeba gutya, ariko nshima Yesu. Ariko urashima Imana kubyo yakoze. Haleluya. Amina. Ndashima Imana ikurira Dobari. Haleluya. Ndashima Imana ikura mu kamazifura. Ndashima Imana ikura mu giporoso. Ndashima Imana ikuraho urumogi. Ndashima Imana ikuraho kurara mu muhanda. Ndashima Imana ikuraho kuba muri gereza. Ndashima Imana ikura muri gereza ya kwa Kabuga. Ndashima Imana igitanga amahoro. Haleluya. Ntabwo nayivaho. Iyo ni imirimo y'Imana. Ubu noneho tuvugana ya masaha, Haleluya, tugeze kuri uyu mwanya wo gusoza. Ndashaka kugira ngo aya masaha wabwira aba bakobwa n'aba basore n'aba bagabo n'aba babyeyi, wababwira iki kuri Subizwa TV bagukurikiye bari mu Rwanda no hanze? Wagiriye inama aho Imana igejeje gukora ku buzima bwawe? Itangazo njya nkunda gutanga rimfasha rinkomeza, abo umubyeyi, abo umusore, abo umugabo. Mubyeyi ufite umwana w'umukobwa, menya akazi akora kameze gate, ese telefone atunze iguza ngahe, ese mu byo dufite iyi telefone yavamo, kuko hari ibintu murya bikabazanira imivumo byavuye mu busambanyi. Nawe niba ufite umusore, mukurikirane umenye ngo niba ari bashuga mami baramwasamiye, umenye aho biva, ubikurikirane umunsi ku munsi. Imana izakugirira neza, ariko mu gihe ubirya ukabyambara utabizi, uba ufite umuvumo ku Mana no ku mwana, kuko utigeze umubwira ngo ibi bintu ubihabwa nande, uhembwa ngahe, ukorera hehe. Imana itugirire neza. Aha, ndajya kukubaza ya masaha,
none ahangaha tuvugana Yesu umaze kumwakira nk'umwami n'umukiza, urumva ugeze kuri uhu rwego, wabwira abantu iki, ugeze he? Yesu ndamwemera, navuye muri paruwasi ya Gahogo, umudugudu wa Gahogo, nza mu rugando ndaruhuka, nza mu rugando ndirimba muri korali Inkuru Nziza bitagakwiye, nshingiye aho mvuka kuri kavukire, ariko Imana ijya kumbwira ijambo rimwe, irambwira ngo nzagukunda kandi nzagukundisha amahanga. Narabibonye ndaryama nkasinzira. Icyo nabwira abana abanyarwanda, isi yose, kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byani ko kujijuka. Abiringira abantu barahomba, abiringira inshuti bararangira. Nta hantu wagura amahoro, washopinga byose ariko amahoro ntiwashopinga, ariko kwa Yesu biremera. Yesu ni karuhura, adukiza imyaku, akuraho imbaraga z'abapfumu. Ndamenyesha buri muntu wese yuko mu bapfumu utanga amafaranga, ariko Yesu agusaba gukiranuka no gupfukama. Ako kana haleluya Kristo, Imana ishimwe. Ubwihisho bw'amafaranga burarangira, ariko ubwihisho bw'Imana bugakomeza. Imana ishimwe. Ndabakundisha gukunda Yesu. Haleluya, ndabakundisha gukunda Yesu. Muri ibyo yavuze ngo icyamukanyikorera ayo maganya yanjye yose, ngo nkamenya yuko ibyanjye bitegekesha ubugwaneza, ngo n'ubwenge burutaho. Ibyo mu bapfumu birarangira, ibyo abantu bikarangira, byanko bikarangira, ariko iby'Imana haleluya, haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Imana ishimwe. Aya masaha tuvugana uracyabirimo, uracyasenga, bimeze bite? Niyo nagira umugabo, niyo ntamugira, ibintu byose binezeza, bitampa amahoro, byahagarara, ariko nkatumbira Yesu. Gatumbira Yesu. Urakomeje inzira z'Isiyoni. Ndakomeje, sinzabivamo. Njya nkunda kuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo ibitugu by'umupfapfu bihata igiti, bibaye ngombwa ubijandajandamo nagukubita, ukagira iyereka, ukagira ishurirwa, ugakomeza mpaka mbinguni. Imana ishimwe. Amina. Haleluya. Urakoze, Imana iguha umugisha, turagukunze cyane, Imana ikugirire neza, amahoro y'Imana bane nawe. Abanyarwanda bagukurikiye, Imana nayo yiteguye kubagira neza aho yagukuye yabakurayo. Ahantu Imana yankuye hari hakomeye. Iyo matekereje simba nshaka guhura n'abantu twahuye, iyo matekereje mba numva nakundisha abantu Imana. Hari kandi ntongeyeho, numara gukizwa ujya wibuka aho wavuye, wibuke naho ugeze, abo naririye, abo nambuye, abo nashoboye, abo nari mfite nimero za telefoni, narababwiye ngo narabibye ariko ubu nta bwishyu mfite. Narabasabye imbabazi, bamwe ntago tuzi ko wibaga, ntago tubizi, ariko kuko umutima wanjye wabindegagamo nabasabye imbabazi. Mu yandi magambo bakurikire Yesu. Bakurikire Yesu. Bumva Imana. Kandi pege uhamije Imana. Bayoboze Imana inzira, itanga inzira, itanga amahoro, itanga isura, ihindura amateka mu muryango. Ubirakwambika, ubirakugaburira. Haleluya. Imana ingirira neza nta ubimenya mu nzira zayo. Kandi uburi mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali. Kwera imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana n'imvugo y'Imana. Kandi umugabo yarapfuye. Hari Yesu. Ukabuhari. Hari Yesu. Imana ishimwe. Kandi kwibana birakunyuze n'Imana yawe. Imana ishimwe cyane. Imana iguha umugisha, urakoze cyane, Imana ikugire neza. Urakoze kuduha ubuhamya, Imana ikwiteho uko bwije nuko bukeye, amahoro y'Imana bane nawe, kandi umugisha w'Imana bane nawe. Turagukunda, turakubaha, Imana iguha umugisha. Bakunzi ba Suzugura TV, turagarutse tubabwira ngo amahoro y'Imana bane namwe, gahunda n'ugusenga no kubigumamo no gutindana n'Imana. Ndifuza yuko wowe nkurikiye, wowe unyumva, uko tugiye gutindana n'Imana, ugakurikirana ibiganiro, ukazajya ukora komenti, ugatanga na sheya, uko bwije nuko bukeye, Imana izajya ikugira neza. Yesu niwe wa mbere, Imana iracyakora, iracyatabara, imbaraga z'Imana zibabeho. Murakoze, Uwiteka Imana abaho mu cyabo byose mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen.